Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri Hand of God. Muti rero uyu munsi kuri Hand of God tugiye kurebera hamwe ibiki. Uyu munsi kuri Hand of God reka turebere hamwe ibimaze kuganirwa n'abayisilamu ndetse na Perezida wa Repubulika. Perezida wa Repubulika ati ntabwo uyu mwaka uzashira bitabaye. Perezida Kagame ku butaka yemereye abayisilamu. Ese bimeze bite? Perezida Paul Kagame yasezeranyije abayisilamu bo mu Rwanda ko ikibazo cy'ubutaka bemerewe bwo kuzubakaho icyicaro gikuru cy'umuryango w'abayisilamu kigiye gukemuka vuba bitarenze uyu mwaka. Yabigarutseho kuri uyu wa 25/26 ubwo yahoraga n'abayisilamu bo mu Rwanda. Perezida Kagame yemereye abayisilamu mu Rwanda inkunga muri gahunda y'icyerekezo umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ufite cyo kubaka icyicaro gikuru cy'uwo muryango. Perezida Kagame ati icyo tuba dushinzwe ni ukubatera inkunga. Iyo nkunga rero irahari, izaboneka uko ishobotse. Muzangaye gutinda ariko ntaguhera. Ati muzangaye gutinda ariko ntaguhera. Yakomeje ati hari ibintu twigeze gusezerana naje kumenya vuba aha ko bitakurikijwe uko byari bikwiye. Ubwo ibyo ndabyibaraho nk'umwenda. Hari ibyasezeranyijwe kera muri 11 byaratinze ariko ntabwo bizahera. Ibyo ndabyitaho vuba. Ati hari n'ibindi byasezeranyijwe muri 11 ati ndabyitaho vuba. Yakomeje agaragaza ko yiteguye kubaha ubufasha mu byo bari gukora ariko ko nawe azababaza uko byakoreshejwe. Ati ntabwo uyu mwaka uzashira bitabaye, biraza gukemuka. Ntabwo nzagaruka hano mukenyishyuza, ahubwo tuzagaruka hano ari ngewe ubishyuza icyo mwabikoresheje. Yakomeje yerekana ko nyuma y'amateka mabi yihariye abayisilamu banyuzemo n'abanyarwanda muri rusange, ubu ari igihe cyo guhindura ibintu abanyarwanda bose bakagira uruhare mu iterambere. Ati ni inzira yo guhindura ubuzima, Yakomeje ati ni inzira yo guhindura ubuzima, guhindura imiyoborere, guhindura amatwara, igihugu cy'u Rwanda kigatera imbere. Abanyarwanda bose bafite uruhare, nta utotezwa. Ibyinshi mushimira bishimirwa kubera ko bitari bihari, ariko ubundi iyo umuntu akoze ibikwiriye kuba ari byo bikorwa ntabwo aba agomba kubishimirwa cyane. Ati iyo umuntu akoze ibyo agomba gukora ntabwo aba agomba kubishimirwa cyane. Yasabye abayisilamu bo mu Rwanda ko bakwiye kugira uruhare muri gahunda y'iterambere ry'igihugu muri rusange kimwe n'abandi banyarwanda. Ati kugira ngo bihinduke bizagomba ko namwe mubigiramo uruhare. Kugira ngo u Rwanda ruhinduke abanyarwanda mwese mugomba kubigiramo uruhare. Nibi by'amadini, kumva ko ugomba gushyiraho uburyo amadini agomba kuba akora. Amadini n'amatorero ibyo ashinzwe ubundi birumvikana, nta n'udakwiye kubishyigikira, ariko kugira ngo bigende neza muri ayo madini ubwayo n'amatorero akwiye kubanza agakora neza, agakora ibikwiriye kuba bikorwa. Ni Perezida wa Repubulika wabivugaga. Perezida Kagame yasobanuye ko leta yashyizeho uburyo bwo kugenzura imikorere y'amadini n'amatorero mu rwego rwo kunoza imikorere yayo no kwirinda ko abantu bakomeza kwihisha mu mutaka wayo bagamije kunyunyuza imitsi y'abaturage. Ati u Rwanda akazi kacu, politike yacu, imiyoborere yacu ni ugushyira ibintu mu buryo bukwiye. Ntawe tubuza amahoro na busa. Yongeye ati uburyo bwashyizweho n'inzego za leta kugira ngo bifate umurongo muzima byari ukubuza abantu. Ntabwo byabaye mu bayisilamu gusa, byabaye no mu yandi madini n'amatorero. Ugasanga umuntu yihishe inyuma y'idini cyangwa itorero ashyizeho ikintu kigamije inyungu ze no kwambura abandi. Ni nko gushyiraho bariyeri, ugahagarika abantu, ukababeshya icyo uri cyo, ugatangira kubambura umutungo wabo. Ntabwo rero bikwiriye kuba bikorwa mu idini iryo ari ryo ryose. Yijeje abayisilamu ko amateka yo gutotezwa no guhezwa banyuzemo kimwe n'abandi banyarwanda atazasubira ukundi. Mufti w'u Rwanda Sheikh Sindayigaya Musa yashimiye umukuru w'igihugu wifatanyije n'abayisilamu mu Rwanda, yizeza ko bazakomeza kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu.
aho ngaho rero ibyo ni bimwe mu by'ingenzi byaranze uriya muhuro w'abayisilamu ndetse na perezida wa repubulika y'u Rwanda. Aho kaba hari muri make ibyo baganiriyeho. Iyi ni Hand of God rero yari yabigukusanyirije. Yabuze ikiganiro na Leonce. Mukomeze mukande subscribe, like, comment. Ciao ciao.